Murakoze cyane, reka twongere turebe ku kindi kintu kwa tumaze kuganira ku bice bitandukanye, tureba kuri plot, tureba kuri ku ma point of view, ese inkuru yacu yabazwe ite, ariko reka twongere turebe ku kintu bita themes. Ni ikintu cy'ingenzi mu by'ukuri mu nkuru, uko inkuru yaba imeze kose iba igomba kugira themes. Noneho rero twakibaza ngo theme ni iki, ese ubundi theme iyo ubuze theme ubundi mu by'ukuri baba bashaka kuvuga iki? Themes ni igitekerezo nyamukuru kiri mu nkuru, the central idea or the central topic, the central subject within the story. The theme, I can say like it refers to the overall meaning of the play, and it can also be defined as the central topic, the central idea within the story. Ese inkuru yacu ivuga kuki, ibitekerezo nyamukuru birimo ni ibihe, ese byagaragaye bite? Icyo nicyo bita themes, kandi nibyo tugiye kurebaho muri aka kanya. Film ya mbere yagaragaye muri Mind Boy, film bita the film of suffering and poverty, sufferings and poverty. This is seen in the life of the Mind Boys. Nuvuga ngo ubukene, ubuzima bw'ubukene ndetse no kubabazwa bikomeye cyane bigaragarira mu mibereho y'abacukuraga hariya mu birombe. How they suffered there without the white men minding. Barababazwaga ariko ugasanga nyine abazungu nta muzungu bitayeho. Ibyo ngibyo kandi byo kubabazwa bigaragarira mu buzima ndetse n'urupfu Johannes yapfuye ubwo yari amaze kugwirwa n'ikirombe ari mu kazi. Bagahatirwa ngo mwongere mugende musubire mugende mukore, kandi bamaze kugaragaza ko ikibazo ko ikirombe gifite ikibazo, ariko baravuga ati mugende mukore. The suffering for the people who came to eat at Rhea's place and the others. Ndetse no tukabonera n'imibabaro mu buzima bw'abaturage bari batuye hari ahantu nyine twabonaga ku buryo n'abaturage batuye mu bari bakennye, mbege badafite ubushobozi bwo kwitunga. Urumva iyo ijyana n'ubukene, kandi tukongera tukibuka ku main character wacu Zuma yari yaravuye iwabo mu majyaruguru aje muri Johannesburg gushaka akazi bitewe n'ubukene. Twibuke Leya akimara kumutunga itoroshi yabonye uburyo yari ameze rwose, ubuzima bwe buhita bumwereka n'ubwo ari umusore w'ibogare ariko yari akennye, yari afite ikibazo cyo kuba ari guhunga ubukene. Rero buriya buzima bwose bw'abacukuraga amabuye bugaragaza ubukene ndetse n'imibabaro yaturukaga mu guhatirizwa gukora akazi, ariko mu by'ukuri nabo batari bukange kuko nta bundi buzima bari bategereje kubamo, bari barakandamijwe. Haraza indi bita the theme of love. Iyi nkuru ivuga ku rukundo nabwo, love. Urukundo rwavuzwe ahantu henshi hatandukanye hagati ya Zuma na Elsa. Zuma yakunze Elsa, aramukunda cyane, na Elsa aramukunda, ariko bitewe nuko Elsa we yikundiraga ibintu by'abazungu akanikundira abazungu, ntabwo urukundo rwabo rwamaze igihe kirekire cyane. Nuko nyuma tuza kubona Maplanka ndetse na Leya uburyo bakundaga Dadi ubwo wari umaze isaha apfuye, bababajwe n'agahinda cyangwa se batewe agahinda n'urupfu rw'uriya musaza. Leya yararize cyane arababara, ndetse biza no kurangira nyine umusaza tu apfuye kandi anashyinguwe, ariko bigaragaza urukundo bamukundaga. Kandi hagaragara urukundo mu buzima bwa Maze na Zuma. Maze yakunze Zuma cyane, nubwo Zuma atigeze amuhereza umwanya bitewe nuko yumvaga yikundira Elsa. So ku rukundo twavuga byinshi cyane. Urukundo burya ruvugwa, ushobora kugaragaza urukundo rwa kivandimwe, urukundo rwa romantic hagati y'abantu babiri bakundana, ubu byose byabarwa mu rukundo. Ubwo rero urukundo narwo ni ikintu gikomeye cyavuzwemo aha ngaha mu nkuru yacu. Ikindi cyo bita marginalization. Marginalization, it is the main theme of this novel, and
is that of the marginalization of the black people by the whites, guhezwa ndetse no guhabwa akato kw'abirabura bagahabwa akato n'abazungu. We saw the discrimination, how the black people lived their lives and how the whites lived there. Muri make twabashije kubona gisa n'ivangura hagati y'ubuzima bw'abirabura ndetse n'ubuzima bw'abazungu hariya muri kiriya gihugu. Tukabikagaragarira mu mazu y'abazungu babaga babayemo, amashuri yabo, aho bari batuye, aho bariraga, aho baryamaga, aho hari ahantu hatandukanye n'ahabirabura, kandi abazungu babonaga ko umwirabura adakwiye ibintu nk'ibyabo. Blacks have to squeeze themselves in a compacted place just to eat. Iyo bajyaga kurya nyine baragendaga bakitarura abazungu, nta wari wemerewe gusangira n'undi cyangwa se ngo arire hafi y'undi. Ibi byose rero bigaragaza ivangura ndetse no guhezwa abirabura bakorerwaga n'abazungu. Leah sold with the caution. Wherever she was told that the police are coming, she won't sell for fear she would be arrested. The boys in the mine were made to do much work and they were paid cess. Nvango ubwo rero yabaga acuruza inzoga, buriya nawe yacuruzaga inzoga afite urwikekwe cyane, avuga ati saha ni sawa, polisi baraba baje bamfate bamfunge. Mu by'ukuri nta mwirabura wari wemerewe gucuruza inzoga ndetse no kuzinywa. Tukongera tukabona abacukuraga amabuye mu birombe nabo nta gaciro bahabwaga, bakoraga akazi gakomeye ariko bajya guhembwa bagahemberwa ku kayiko. Ibyo byose rero bigaragaza ibyo bita marginalization. All black people have been marginalized. Ntabwo bahabwaga agaciro nk'akabazungu, cyangwa se ngo bigaragare ko bakwiye ibintu nk'ibyabo. Burya abazungu bahoraga bari hejuru cyane, nta kugenda hamwe, nta kwiga hamwe, nta gusangirira hamwe, nta guhabwa umushahara ungana. Nubwo abirabura aribo baga bavunitse, ariko umuzungu niwe wahembwaga cyane. Ikindi kintu harimo desire or the theme of an ending quest, kwifuza bitagira iherezo, bigaragara mu buzima bwa Elisa. Wifuzaga ibirenze, akumfuza ko yaba umuzungu cyangwa se yagira ibintu nk'iby'abazungu, akabaho nk'abazungu. Mu by'ukuri kandi nawe yarazi ko ari ibintu bitagenze gute, bitashoboraga gushoboka. Yego. Colonization ubukoroni cyane, bigaragaza ko hari muri South Africa abari bafite ubutwari ndetse n'inkoni yo kuyobora bari abazungu, bagakoresha rero abirabura uko bashatse, bumva ko umwirabura akwiye kugendera munsi y'ibirenge by'umuzungu. Icyo rero ni films, harimo marginalization, harimo film of love, harimo film of colonization. Twakongera tukavugamo ikindi harongera kugaragaramo icyo bita sufferings and poverty ku baturage bahari ahantu, ndetse na ending quest cyangwa se ending desires cyane. Izo rero ni film zigaragaramo hariya. Reka twongere turebe utundi tuntu dukeya dusigaye kugira ngo iki gitabo gihite kirangira muri rusange. Liking, ugasharinga ndetse ukanibuka gukora akantu kaga subscription kugira ngo dukomeze kujyana mu buryo bumwe cyangwa ubundi.